Murakaza neza kuri Legacy Talk aho tubagezeho inkuru nziza kandi zicukumbuye. Uyu munsi twabateguriye inkuru y'urukundo rwa Irene Murindahabi ndetse n'inkindi Aisha rwakunze kuvurwaho byinshi ndetse bamwe babyemeza abandi babihakana. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bindi. Uyu Irene ndetse na nkindi Aisha ubundi bakunze gukorana ibiganiro ku muyoboro wa MI, aho uyu Aisha akunda kugaragara avuga ko akunda Irene ariko Irene akamwima amaso. Ariko ibintu bivugwaho rumwe kuko abantu benshi bemeza ko babana mu nzu kandi koko banakundana. Ikindi urebye mu biganiro bagirana uba ubona mu maso harimo urukundo kandi ko Aisha aba ashaka ko babigaragaza ariko Irene we ntabyemera. Gusa Aisha mu biganiro bigiye bitandukanye harimo icyo yagiranye na Tayikuni yamubajije uwo yahitamo hagati ya Irene ndetse na Philipita haramutse hari umwe ugize ibyago muri bo. Gusa we atazuyaje yahise avuga ko akunda Irene cyane kandi atakwirirwa ahitamo muri abo bombi, cyane ko Irene ari inshuti ye magara kandi ashobora no kuba ari umugabo we. Babimubajije muri ibyo mu buryo buziguye asobanura ko ari inshuti ye magara kandi ko atakwirirwa atoramo muri abo bombi Irene ko ari we muntu wa mbere kuri we kandi akazaba ahora ari uwa mbere. Ibi kandi byaje bikurikira inkuru zagiye zivuga ko Aisha yaherekeje Irene muri Amerika igihe Vestina na Dorcas bari bafite igitaramo yo, ndetse ari umukobwa umushyigikira nk'umukunzi we. Ibi kandi bigenda bigaragazwa n'amafoto bagenda bashyira ku mbuga nkoranyambaga, aho umwe agenda yandika amagambo meza kuri undi kandi rwose binogeye amaso. Si ibyo gusa, Irene na Aisha bahuye na kera kuko si iby'ubu vuba, ndetse abantu benshi bemeza ko bazabana nta kabuza kandi rwose ubona Aisha bishaka. Gusa ku rundi ruhande Irene aba ashaka kubigira ibanga, cyane ko aba adakunda kugirana umubano yagirana n'undi muntu ku ruhande cyangwa kuri social media, ahubwo yumva ko yabishyira mu ibanga. Ariko Aisha aba yumva ko yamwerekana ndetse no kuri social media bakabona ko bakundana, ariko Irene we ntabikozwa. Ku rundi ruhande Irene abakunzi bakomeze kumusaba ko yashyingiranwa na Aisha inkindi, cyane ko Aisha mukunda bagendeye ku biganiro yagiye akora ndetse bitandukanye, yemeza ko akunda Irene kandi n'umutima we wose. Gusa ibi byose ni ukumushyiraho igitutu kuko Irene nawe arabizi neza we na Aisha babana mu nzu kandi rwose nta kibazo kuko ubona bajyanye. Ubu rero abakunzi be bari kumubwira ati ngo ni iki kibura ngo tubatwerere, cyane ko bose babashyigikiye abantu bose ndetse couple yabo ikaba ari imwe mu zikunzwe. Ku rundi ruhande ariko Aisha abaza impamvu Irene atamushyira mu rugo cyangwa se ngo basezerane ku mugaragaro, ariko Irene akiregura avuga ati ko atafite amafaranga. Ariko ibyo byo tuzi ko atari byo kuko Irene ahembwa neza, ari mu ba YouTube bahembwa neza. Gusa ikindi kandi Aisha amubwira ko abakobwa bose bangana bamaze gushaka ari usigaye, bityo yakagombye kuba yaramukoreshereje ubukwe aho kugira ngo babane mu ibanga bucece. Ikindi kandi Aisha abwira Irene ko bose bafite amafaranga kandi ko yakagombye kuba atari ibyo ngibyo bimushishikaje, cyane ko Aisha bazinanye kera kuko azi imico ye kandi azi ko ateye, bityo atakagombye kumugereranya n'ingo z'iki gihe. Niba ukunda kapu yabo rero wifurize congratulation muri comment, maze uduhe subscribe kugira tujye tubana mu biganiro bindi bikurikira. Murakoze cyane.